Ibi byo turabivuga gute? AI irakataje yageze no mu gufasha abantu kubyara. Ngaho nawe nyumvire iyi nkuru. Ikoranabuhanga ry'ubwenge bukorano AI rikomeje kwagura imipaka y'ibyo ryakoreshwagamo, aho ubu ryatangiye no kwifashishwa mu buvuzi bw'imyororokere. Rifasha ababyeyi bamwe kubona urubyaro mu buryo bwari busanzwe bugoye cyangwa budashoboka. Abahanga barimo Elon Musk, umukire wa mbere ku isi, n'umwe mu bashinze AI witwa Hinton, bemeza ko mu myaka mike iri imbere ubwenge buremano AI Artificial Intelligence aribwo buzayobora isi, kandi ko bushobora kuzarimbura inyokomuntu, the human race. Buvuga ko abantu nibakoresha Artificial Intelligence bagakora amarobo afite ubwenge buhambaye, ayo marobo azadusuzugura, yange kutwumvira, zidutegeke, ariko kubera ko Imana yaturemye idashobora kwemera ibyo bintu, world order based on Artificial Intelligence, Bible isobanura neza ko ahubwo ko ku munsi w'imperuka wegereje Imana izakuraho ubutegetsi bw'abantu igashyiraho ubwayo, buzayoborwa na Yesu, niyo new system, paradizo izaturwa gusa n'abumvira Imana, bazabaho iteka, abandi ikabarimbura, nk'uko Imigani 2:21 kugeza kwa 22 havuga. Ibyo biri hafi kuba, wabyemera utabyemera. Vuga gute? AI irakataje yageze no mu gufasha abantu kubyara. Ngaho nawe nyumvire iyi nkuru. Ikoranabuhanga ry'ubwenge bukorano AI rikomeje kwagura imipaka y'ibyo ryakoreshwagamo, aho ubu ryatangiye no kwifashishwa mu buvuzi bw'imyororokere. Rifasha ababyeyi bamwe kubona urubyaro mu buryo bwari busanzwe bugoye cyangwa budashoboka. AI irakataje yageze no mu gufasha abantu kubyara. Nyumvira rwose wumva akantu AI iri gukora muri iyi minsi, aho abaganga bamwe bagiye kuva ku kazi, abandi bamwe bakareba ibyo bakora, ari naho nyine abantu bamwe bagiye gusabwa amashuri y'ikirenga kugira ngo babe bakomeza akazi kabo. Mbese ibi turabifata gute? Ese bamwe ko bavuga ngo turi mu minsi y'imperuka? Mbabarira wumve iyi nkuru yose igeze ku musozo. Mu mavuriro akorera ubuvuzi buzwi nka IVF, ni ukuvuga uburyo bwo guhuza intangangabo n'intangangore muri laboratwari. AI iri gukoreshwa mu gushakisha intangangabo cyangwa intangangore zari zisanzwe zigoye kubona hakoreshejwe uburyo bwa kera. Urugero rw'umugabo witwa Samweli n'umugore we Penelope, amazina yahinduwe ku bw'ubuzima bwabo bwite. Aba bombi bari bamaranye imyaka 12 bakundana, bamarana n'umwaka umwe bashakanye, batangira kugerageza kubyara ariko biranga. Nyuma y'umwaka nta kimenyetso cyo gutwita cyagaragaye, batangiye kwipimisha. Samweli yaje gusangwamo indwara izwi nka Klinefelter syndrome, iterwa n'uko umwana w'umuhungu avukana inyongera ya koromosomu. Iyi ndwara ishobora gutuma umugabo agira ibibazo byo kutabasha kubona intangangabo mu masohoro. Kuri Samweli, abaganga basanze amasohoro ye atagaragaramo intanga. Bamusobanurira ko kugira ngo bashobore kubona izishobora kuba ziri mu dusabo twe tw'intanga byari gusa kubagwa. Nubwo amahirwe yo kuzabona izo ntanga yari kugera 25% gusa. Samweli yavuze ko byamugoye cyane kubyakira kuko byasaga n'ibisenya inzozi yari afite zo kubyara umwana we bwite. Urumva byari bigoye. Ariko uyu mugabo wumva ukuntu byagenze. AI yifashishije abantu babuze urubyaro kubona intanga mu masohoro mu gihe abaganga bari bazibuze cyangwa se bari bananiwe. Bivuze ngo AI iri gukora akazi abaganga bananiwe. Abaganga bo muri Columbia University Fertility Center baje kwifashisha AI bakoresheje uburyo bwitwa STIL, ni ukuvuga Sperm Tracking and Recovery. Bakoresha AI mu gushakisha no gutoranya intangangabo nke cyane zishobora kuba zitagaragara mu buryo busanzwe. Ubu buryo bukoresha amashusho afite ubushobozi buhanitse, bugafata amashusho arenga 8 miliyoni mu gihe kitarenze isaha imwe. AI ihita isesagura ayo mashusho ikamenya ahari intangangabo nzima mu gihe gito cyane, hanyuma zigakoreshwa mu guhuza n'intangangore. Twagiye noneho reka turebe ikintu AI iri gukora.
Abahanga bavuga ko mu myaka iri imbere AI ishobora kurushaho gufasha mu gutoranya intangangabo, intangangore n'insohoro bifite amahirwe menshi yo kuvamo umwana. Hari abavuga ko mu myaka 5 iri imbere uruhare rwa AI mu guhitamo intanga zikoreshwa muri IVF rushobora kwiyongera cyane. AI iri no gukoreshwa mu gutoranya insoro zifite amahirwe menshi yo gukura neza ndetse no mu kureba izifite ibyago bike byo kuzagira indwara zimwe na zimwe. Icyakora iyi ngingo iracyateza impaka, cyane cyane iyo AI itangiye gukoreshwa mu kureba ibiranga umwana uzavuka birimo uburebure cyangwa ubushobozi bw'ubwenge. Bivuze ngo muri make mbaciriyemo, AI iri kureba uburyo umwana ashobora kuvuka areshya ikigero runaka, ikareba niba azaba arwaye mu mutwe, bino nyine twita ubumuga bwo mu mutwe. Yego, byose ikabireba ikamenya umwana uzavuka. Bivuze ngo AI itugejeje ahantu kuri uru rwego nawe uri kureba nyine, nawe uri kubikurikirana. Urumva rero nyabuneka ibintu ntago byoroshye. AI ntiri gukoreshwa mu gushaka intangangabo gusa. Hari n'uburyo bwitwa overredia bwakozwe na sosiyete Auto IVF bufasha gushakisha no gutoranya intangangore mu matembabuzi avanwa mu dusabo tw'intanga z'umugore mu gihe cya IVF. Mu buryo busanzwe abahanga muri laboratwari bakoresha microscope bashakisha izo ntanga. Bivuze ngo rero nyabuneka abantu rwose AI muri kubona ukuntu ibintu bimeze. Nzajya mbagezaho amakuru buri mwanya mumenye uko ibintu bihagaze. Gusa nyine muri make mbanyuremo muri make, AI igiye kugikoreshwa mu buvuzi bwo kwa muganga, hariya mu gukurikirana iby'umwana, mu kuvuka, mu kubyara, ibintu nk'ibyo nyine. Sawa, cawu naho ubutaha, murakoze.